Shalom, turacyari kuganira ku rukundo. Muri iyi video tugiye kureba umwanzi w'urukundo n'ubwoko bw'inkundo. Reka duhere ku mwanzi w'urukundo. Tumaze iminsi twiga ukuntu urukundo rukora mu mitima y'umuntu n'ukuntu rwigaragaza. Twabonye ko urukundo atari amagambo ahubwo ari ibikorwa byiza umuntu akorera undi kugira ngo gusa amugirire neza. Ni ukuvuga ngo urukundo rutuma umuntu yita ku wundi nta nyungu bwite abikoreye. Noneho na wundi bakunze akaganduka adashidikanyije. Uwakunze umuntu yishimiye iyo abonye wa wundi yakunze yishimye. Bimwongera umunezero bikamutera n'ishema n'imbaraga zo kongera kumugirira neza. Umwanzi w'urukundo we akora ikinyuranyo, akora ibitandukanye n'ibingibi. Akundira inyungu gusa. Iyo nta kintu yunguka mu byo yise urukundo ntabwo abitindamo. Iyo umuntu agukunze kubera ko hari icyo akuvanaho, urwo rukundo ntabwo ari urukundo ahubwo ni uburyarya. Iyo umuntu kandi nanone akugandukiye kubera ko hari ibyo akuvanaho cyangwa agutezeho uzamukorera, nabwo ntabwo ari urukundo, ni uburyarya. Hari abantu benshi bameze gutya, bamukunda ufite. Umuntu ugukundiye inyungu ntabwo aba agukunda mu by'ukuri, ahubwo aba yikunda. N'umuntu nawe ukugandukiye kubera ibyo agukuraho, ntabwo aba agukunze, ni ya nyungu nyine aba akurikiye, aba yikunda. Umwanzi w'urukundo utuma urukundo rukonja ni ukwikunda. Uyu mwanzi w'urukundo aturuka kuri Satani, niwe wigishije abantu gushaka inyungu bwite ubwo yabwiraga Eva ko hari icyo yagombaga kuba ariko atabaye cyo kubera ko Imana yabibahishe. Nuko atuma bashidikanya Imana, banga kuyumvira kuko nyine bashakaga kuba nkayo, bashaka inyungu. Bituma bazamura imitima yabo bibaviramo icyaha cyo kutumvira Imana. Ati kuko Imana izi yuko mwahinduka nkayo. Urumva bashatse kwigereranya n'Imana nabo. Kandi na Satani nawe niko yaguye kuko yagize kwikunda muri we, akifuza kuba nk'isumba byose akigereranya nayo. Mu gitabo cya Yesaya ibice 14 umurongo wa 14 bavuga ko yashatse kwigira nk'isumba byose. Kandi ibi nibyo biyoboye imico ya benshi hano ku isi, barikunda cyane. Mu gitabo cya Matayo ibice 24 umurongo wa 14 Yesu ati mu minsi y'imperuka ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Paulo nawe muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 aragira ati umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe biruhije, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambanirana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibinezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ubwoko bw'inkundo. Habaho urukundo rumwe rw'ukuri, hakaba n'urukundo rw'uburyarya rw'amagambo gusa. Muri Bibiliya barwita urukundo rw'urumamo. Urukundo rw'ukuri ni urukundo rugirira neza umuntu nta nyungu rugamije. Naho urw'uburyarya ni urugamije inyungu bwite. Ibaza ukunda umuntu agatangira kugushakaho inyungu. Ibaza nanone umuntu agukunze ariko hari ikindi agamije ashaka kukuvanaho. Iyo abimenye cyangwa se akabona ya nyungu bihita birangirira aho ngaho, urukundo ruba rushize. Ikintu rero gituma urukundo ruva mu muntu ni ukwikunda. Muri iyi si abantu bigishwa kwikunda, abantu babaye abikunda cyane, barabyemeye mu muco wabo ndetse byabaye karande yabo. Niyo mpamvu urukundo rwakonje.